yewe twishimye cyane pe, twanyuzwe cyane kubona hari abo twagiye tureba mu maso, hari abo twaherukaga ari batoya nk'abo kwa Byiringiro, umusaza wo mu Ruhango nawe ntitwamuherukaga, abo n'abandi bose kimwe na bene data bari i Kongo, ari uri mu Rubaya, ari uri hariya ku Gisenyi, abana bato batwigishije mu Gifaransa, ari ba Hermane bari i Kigali, ya twese rero turamukanije mu izina rya Yesu Uwiteka abahiri. umugisha. Yari iminsi myinshi tudaterana namwe, ariko Imana yaraturinze irinda mwebwe. Iyo yashimye ko duterana rero ibihimbara iteka ryose. Reka turokore igihe tugikoreshe neza, kuko umwanya uza dufite inama z'amatorero y'akarere. Ariko turacyafite igihe kingana hari n'isaha imwe mbere ko dutangira inama. Ndatekereza ko dukoresha igihe neza. Reka tuganire ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwo ufite ikaramu arandika, umusanzu wo kumva wo ndatekereza ko twese twiteguye kuwutanga kugira ngo hatagira na rimwe dusoba. Icyakora icyo abaza ngo n'uburenganzira adakwiye kuvutswa. Ijambo rero tugiye kuganira riratubwira ngo imyubakire y'itorero ry'Imana ku isi. Imyubakire y'itorero ry'Imana ku isi. Isi se ni iki? Isi ni umubumbe mutoya waremewe guturwamo nk'uko Imana yabigambiriye. Niko tubisoma muri Yesaya 45 umurongo wa 18. Ugizwe n'imigabane 5 igizwe n'ibihugu bimwe byarenze imbibi z'iterambere, ibiri ku rwego rwo hagati n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Byose hamwe bigizwe na miliyari 8 z'abaturanyi bacu. Tugomba kugezaho ubutumwa bw'agakiza k'abantu kugira ngo muri ibi bihugu byose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Niko tubisoma mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 5. Petero mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 5 aduhamiriza ko isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Noneho Mose akatubwira ko Imana yashyize ukwezi n'inyenyeri n'izuba mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, bitandukanye amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Aha niho abahanga bakura ibyo bavuga mu bumenyi rusange bizwi nka mouvement, ibyo bita mouvement sidéral na rotation.
bibyara ibingibi tuvuze muri Bibiliya, kuko ni ijambo rikomeye cyane. Noneho umunyezaburi kimwe na Mose ndetse na Yohana umuhishuzi bakaduhamiriza neza ko uyu murimo utangaza wo kurema Imana yawuhaye urwibutso rw'isabato y'umunsi wa karindwi kugira ngo bireme icyumweru kirema, n'itegeko ryerekana ko Imana ariyo muremyi dukwiriye gusenga no kuramya. Ibi ni byo dusoma muri Zaburi 111 umurongo wa 4, igitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 11, ndetse n'Ibyahishuwe 4 umurongo wa 11. Ndetse n'Ibyahishuwe 14 umurongo wa 7. Iyi mirongo muzayisomera. Noneho Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 26 kugeza 27 haravuga ngo, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Ayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Uko niko byanditse. Iyi rero kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, Pawulo yemeza ko itaba mu nsengero zubatswe n'abantu, ariko inyandiko zera zikatubwira ko yashyizeho itorero ryayo ku isi kugira ngo abe ari ryo riba inzu yayo n'umudugudu wayo w'ubuhungiro uri mu isi yigometse, kugira ngo abacitse ubugome bw'umwanzi bose bajye babonera ubuhungiro n'uburuhukiro mu itorero ry'Imana. Murabona ko Imana rero yakoze ibihebuje bitangaje binyuze mu wo yaremesheje isi kandi yaducunguje, nk'uko twamaze kubyiga. Twari ku ijambo isi. Ntabwo igihe cyaturenga dusobanuye iby'iyi si, imiremerwe yayo itangaje kandi ihebuje, yigarura mu bwenge bwacu kumenya ko dukomoka kwikeshwa byose kandi ishobora byose. Tugarutse rero ku insanganyamatsiko ku cyigisho cyacu, kiratubwira ngo imyubakire y'itorero ry'Imana ku isi. Itorero se ni iki? Iyo bavuze itorero ry'Imana baba bavuze iki? Ijambo itorero ni izina rusange riva ku nshinga gutoranya. Abatoranijwe nibo barema itorero. Iryo ni ijambo ni izina rusange. Itorero ryitwa iry'Imana ari uko rigizwe n'ab'Imana yatoranije. Iyo tuje muri Bibiliya yera, abanditsi bera baha itorero ry'Imana ubusobanuro butandukanye ariko bwuzuzanya mu buryo buhebuje. Ntabwo dufata igihe cyo kuvuga abahanuzi uko bavuze kuri iri torero. Reka dusa n'abibanze gatoya
ku banditsi b'isezerano rishya. Nubaza Pawulo azakubwira ko itorero ry'Imana ari umubiri wa Kristo ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Inzu y'Imana ni inkingi y'ukuri igushyigikiye. Niko Pawulo yita itorero. Ni umubiri wa Kristo ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Iri torero ry'Imana ihoraho Pawulo aryita inzu yayo ku isi, akaryita inkingi y'ukuri kandi igushyigikiye. Niko dusoma mu Rwanda mu Efeso igice cya 2 umurongo 20 kugeza 23. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15 niho havuga ko itorero ry'Imana ari inzu ya y'ukuri kandi ko itorero ry'Imana gizwe n'abatambyi b'ubwa ese mwese murumva connection mubanye nkeya connection mubanye nkeya bigaragara ko sinyare reka tube dushatse muntu abadushyiraho indirimbo nibumva agarutse bwo barakupa kugira ngo abone uko akomeza kwa Janvier tegutse mushyiraho ya ndirimbo mwari mwavuze ndatekereza ko twari tugeze muri Yohana uko Yohana nawe asobanura itorero kuko niyo ngingo twari tugezeho itubwira itorero niki kuko ntitwamenya imyubakire yaryo n'ibiriranga tutarabanza kurireba ubwaryo niki. Yohana atubwira ko itorero ari umuryango w'abantu Imana yahamagaye ikabaha kwizera umwana wayo, nawe akabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Donc we avuga ngo itorero ry'Imana n'abantu yatoranyije ikabahamagara kwizera umwana wayo, nawe akabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tumaze kwibwira niba connection yacitse mutarayumva, ni Yohana igice cya 2 umurongo wa 12 ndetse na Yakobo igice cya 1 umurongo wa 18. Mu rwandiko rwe yandikiye abo mu Efeso, Pawulo avuga ko itorero
ari abantu basangiye kwizera imibereho mishya ibonerwa muri Kristo n'umugambi umwe wo gusenga Imana no kuyikorera. Ni abantu basangiye kwizera, basangiye imibereho mishya ibonerwa muri Kristo n'umugambi umwe wo gusenga Imana no kuyikorera. Ibi muzabisanga mu gice cya 19 kugeza 22. Noneho iyo ukurikirana ukuri kwa Bibiliya kutubwira ko abantu batagirwa itorero ry'Imana no kuba benshi cyangwa bake. Oya, bagirwa itorero ry'Imana gusa no kuba ari umubiri umwe w'abizera. Niko tubisoma mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 22 kugeza 23. Bafite ubumwe bwo kwizera no mu bikorwa. Niko tubisoma igice cya 17 umurongo wa 21. Bafata Bibiliya nk'igitabo kiyobora imibereho yabo n'ibikorwa byabo. Niko tubisoma mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza 17. Bafite umwuka wera wo kubayobora no kubashyigikira. Niko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 n'indi mirongo itandukanye tukirirwa dusoma nonaha. Kandi bafata isi nk'umurimo wabo wibwiriza butumwa. Niko tubisoma muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza 20, Mariko 16 umurongo wa 15, ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 ndetse n'Abaroma igice cya 1 umurongo wa 5. Muri make abantu bagirwa itorero ry'Imana nuko ari umubiri umwe w'abizera bafite ubumwe bwo kwizera no mu bikorwa. Bafata Bibiliya nk'igitabo kiyobora imibereho yabo n'ibikorwa byabo. Bafite umwuka wera wo kubayobora no kubashyigikira, kandi bafata isi nk'umurimo wabo wibwiriza butumwa. Aba nibo bagize itorero ry'Imana. Iyo tuza mu bitabo binyuranye by'umwuka w'ubuhanuzi ariko bikonkordana n'iyi mirongo tumaze kuvuga itandukanye, tubwirwa ko itorero ari umuyoboro Imana yashyizeho kugira ngo igeze agakiza ku bantu. Donc itorero ni umuyoboro Imana yashyizeho kugira ngo igeze agakiza ku bantu. Ryashyiriweho gukora umurimo, kandi inshingano yaryo ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Uku niko bihamywa na Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza 20. Igihebuje rero kandi gitangaje abantu benshi badakunze kwitaho ariko cyiza cyane, ni uko itorero ry'Imana ku isi n'abamarayika bayo bo mu ijuru batigeze gucumura, bose bagize itorero rimwe. Ibi muzabisanga mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugeza 22. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya neza imyubakire y'itorero ry'Imana ku isi. Nta muntu ushobora kuba umugorozi ufite mapu y'isi nk'umurima we wibwiriza butumwa adasobanukiwe neza imyubakire n'imiterere y'itorero ry'Imana ku isi.
kuko mu biranga umugorozi n'abagorozi ni ukumenya neza icyo bagorora. Ni abantu bataranganwa urujijo mu myizerere, ahubwo barangwa no kumenya neza ahantu bava, ahantu bajya, n'icyizere cyuzuye cy'aho bashobora kuvana abantu n'aho bashobora kubajyana. Niyo mpamvu rero ari byiza ko iki kintu mugikurikirana neza kugira ngo turebere hamwe ishusho y'itorero ry'Imana ku isi. Twari turi muri definition de l'église, donc mu busobanuro Imana iha itorero ryayo ikoresheje ijambo yandikishije. Ibi tubabwiye by'ubusobanuro bw'itorero ry'Imana none se urufatiro itorero ry'Imana ryubatseho ni muruhe? Ibisubizo birahuranije. Muri Matayo 16:18 Yesu yabwiye Petero ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uyu murongo rero iyo mugezeho ndavuga ngo amen. Ni umurongo ufite precision jamais égale. Namwe muzawukurikire mwitonze. Ni Matayo 16:18. Petero yari amaze guhamya Kristo ngo yarabajije abigishwa be muri rusange atariko mwebwe tubana mubwira ngo ndinde. Petero aramusubiza ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Nawe aramubwira ngo si umubiri n'amaraso biguhishuriye ibyo, ahubwo ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Iyo dusomye itangirira igice cya 49 umurongo wa 22 kugeza 24 hatubwira ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, uwo ni Yosefu, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoke ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Uyu mushumba ni wa wundi uvugwa muri Yohana 10 witwa umwungeri mwiza utazimiza rwose. Ariko kandi uyu mushumba izina rye yitwa igitare cy'Abisirayeli, cyangwa se mu yindi mvugo yitwa igitare cy'ubwoko bw'Imana. Noneho ibi bigarukwaho bigasobanurwa neza n'urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 4, ahavuga ngo Abisirayeli banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Noneho urutare Kristo yavuze ubwe niwe bwite. Ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare,
kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ibi bishyirwaho ikimenyetso na Pawulo mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo igice cya 3 umurongo wa 11. Yako haje mu Nyiramibande. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 11 haravuze ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu ashobora gushyiraho keretse urwashyizweho ni Yesu Kristo. Nta rundi rufatiro umwana w'umuntu ashobora gushyiraho keretse urwashyizweho n'Imana ni Yesu Kristo. Muri magufi urufatiro itorero ry'Imana ryubatseho ni Kristo. Itorero ryubatswe kuri Kristo, niwe rufatiro rwaryo. Kandi twasomye ngo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. None se ninde muyobozi w'itorero ry'Imana ku isi? Yesu yarabyivugiye ubwe muri Matayo 23 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, aho avuga ngo ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe ari wo mu ijuru, kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo. Uyu murongo ugomba kumvikana neza cyane. Abujije abagize itorero rye kuzagira umuntu ku isi baha izina rya data wa twese, kandi aravuze ngo muri mwe ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo. Pawulo abisobanura neza mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 23, aho avuga ngo Imana yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Noneho itorero ry'Imana ku isi ryubakiye kuri Kristo, kandi niwe mutwe waryo, bisobanura ngo niwe mutware waryo. Igitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose urupapuro rwa 410 haravuga ngo itorero rigomba kumvira Kristo nk'umutware waryo, aho kwishingikiriza ku muntu cyangwa gutegekwa n'umuntu. Ni interuro ibuza itorero kwishingikiriza ku muntu cyangwa gutegekwa n'umuntu, kuko umutware waryo ari Kristo. Rigomba kumvira Kristo nk'umutware waryo, ntirigomba kwishingikiriza ku muntu cyangwa gutegekwa n'umuntu. Igitabo gikomeza kivuga ngo benshi bavuga ko imyanya yo hejuru bafite mu itorero ibaha ububasha bwo gutegeka abantu ibyo bagomba kwizera no gukora. Ariko Imana ntiyemera bene ubwo bubasha abantu biyitirira. Ubwo bubasha abantu biyitirira Imana ntibwemera na gato. Umukiza yaravuze ati mwese muri abavandimwe. Aha hari ihame rikomeye imbere y'Imana, imbere y'Umuremyi. Donc imbere y'Umuremyi twese abagize itorero bose ni abavandimwe.
ndetse ibi byaje kuba iby'itorero ry'Imana ku isi, ariko byarahoze ari iby'isi muri rusange. Abaremwe bose bitwa abantu ni abavandimwe, kuko bose baremwe bareshya kandi bafite uburenganzira badakwiriye kuvutswa bwo kubaho, kugira umudendezo no gushaka umunezero. Iri hame nubwo ryarogowe na kazitiremo y'icyaha, mu isi ryarasiribanzwe risigara mu itorero ry'Imana. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo mu itorero rye abizera bose ni abavandimwe. Bose bahura n'ibishuko kandi bose bashobora kugwa mu makosa. Niyo mpamvu tudakwiriye kwishingikiriza ku buyobozi bw'umuntu uwo ari we wese, kuko ari ikiremwa gifite aho kigarukira. Urutare rwo kwizera ni ukubaho kuzima kwa Kristo mu itorero rye. Niyo mpamvu Imana yamuhaye itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Noneho umuyobozi w'itorero ry'Imana ku isi ntabwo wamushakira Washington DC, ntiwamushakira i Roma, ntiwamushakira i Londres, ntabwo wamushakira ku isi. Ni Kristo urahera cyane ubu tuvugana. Aha naho tumere nk'abahimutse kugira ngo twigire imbere. Ku ngingo ivuga ngo ni ubuhe butumwa itorero ry'Imana ryahawe ngo ribushyire isi, igisubizo cyahuranije kiri mu mirongo ikurikira. Matayo 24:14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Iri jambo ryavuzwe na Kristo ubwe aribwira abigishwa be bari ku musozi wa Elayono, arababwira ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami. Niwe wivugaga ubwe avuga ko azigishwa mu isi yose, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera, mbere yuko agaruka ko ubu butumwa ari bwo buzarema abiteguye kumwakirwa azabagarutse bwa kabiri. Ibi byemezwa neza na Petero mu rwandiko yandikiye Abakolosayi, muzabyisomera mu gice cya 1:28, aho Pawulo avuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Inshingano y'intumwa n'itorero ry'Imana ku isi ni ukuzamurikira Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. C'est pourquoi Kristo niwe butumwa bwiza twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo noneho tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. C'est pourquoi andi mu isi yaranavuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Noneho muri uku kwamamaza Kristo nibyo abantu bayoberwa.
inyigisho zose mu mashami yose yazo Kristo agomba kuba ari we huriro ryazo, ryaba ishami ryo kwirinda, ryaba ishami ry'ubuhanuzi, ryaba ishami ry'uko umunyabyaha akwiriye Kristo bwite, ni ukuvuga gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Mu mashami yose haba amategeko 10 y'Imana ariyo rufatiro rw'ingoma yayo, byose bigomba kuba ihuriro ry'inyigisho zose ari Kristo. Noneho ubutumwa itora aho twari tugeze, ntabwo ndi kumenya ngo byacikiye umurongo, twavuye ku murongo turi hehe, ariko turakomeza imbere. Ikiriho nuko izina rya Kristo ari ryo jambo ry'ibanze rikwiriye kuranga abagize itorero, cyangwa se izina rya Kristo niryo zingiro cyangwa se ihuriro ry'inyigisho zose zigize ubutumwa bwiza bw'agakiza k'abantu. Ibi tuzagenda tubigarukaho hari mu uko tugenda tubana, ariko izina rya Kristo niryo jambo riranga abagize itorero ry'Imana ku isi, niryo kimenyetso kibatandukanya n'abandi, yewe niryo cyungo kibahuza. Ubumwe bwabo bushingiye muri iri zina, niyo mpamvu nta n'icyabatandukanya n'urupfu, kuko no hakurya yarwo bazabana iteka ryose. Iri zina niryo cyungo kibahuza, rikaba n'ishingiro ry'imyitwarire yabo. Nibo twahaweho icyitegererezo, nuko ngo nta wundi abagize itorero bagomba kwigana uretse Kristo. Ni nawe soko yo gutsinda kw'abagize itorero. Niyo mpamvu Kristo ari we byose mu itorero rye. Niyo mpamvu muzo byanditse ngo niwe mutwe waryo usumba byose, naryo rikaba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Iri ni ijambo rikomeye, kuko nk'uko ubwonko ari bwo buyobora ingingo zigize impagarike y'umuntu, ni nako Kristo ari we uyobora abagize itorero rye bose binyuze mu mbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo noneho itorero ribone ko riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Twari ku butumwa itorero ryahawe ngo rigushyire isi. Ubwo butumwa nta bundi ni Kristo. Niyo mpamvu mu buhanuzi ni Kristo, mu kwirinda ni Kristo, mu gutsindishirizwa ni Kristo. Niwe huriro ry'inyigisho ziremye ubutumwa bwiza bw'agakiza Imana yageneye abantu. None se ni uruhe rufatiro rwo kwizera kw'itorero ry'Imana ku isi? Hano ntabwo tuhatinda.
handitswe ngo mu Baroma 10:17 ngo kwizera kuzanwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Noneho ijambo rya Kristo niryo rufatiro rwo kwizera kw'abagize itorero ry'Imana ku isi. Ibi kandi muzabisanga mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 kugeza 17. Ahavuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niyo mpamvu Bibiliya ari igitabo gikomeye mu guhindura imiterere y'abantu. Abari abantu babi bagahinduka abantu beza, abari abagome bagahinduka abantu babiringirwa. Ni nayo mpamvu Yesu asabira abigishwa be yaravuze ngo Data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo ry'Imana se ari ryo rufatiro rwo kwizera kw'abagorozi ryeza abantu guti? Ni byiza ko tubivuga mu mvugo yumvikana. Iyo Imana ribujije abantu gukora ibintu runaka bakabireka, rikabategeka gukora ibintu runaka bakabikora, rikabagira inama bakazikurikiza, ibyo nibyo bita kwezwa n'ijambo ry'Imana. Kuko iyo bakomeje iyo nzira, abari babazi batarizera basanga abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bahindutse mu mico no mu myifatire, noneho bikabatera gushakisha no kumenya inkomoko y'uko guhinduka kwabo. Nabo bikabakururira kuba baza mu itorero ry'Imana. Niyo mpamvu byanditse ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Noneho kugira ngo haboneke abantu bujuje ibyangombwa bakora imirimo myiza, Imana yatanze igitabo cyera, ni Bibiliya. Donc Bibiliya muri magufi niyo rufatiro rwo kwizera kw'abagize itorero ry'Imana ku isi. Imana yagennye ko Bibiliya iba igitabo kiyobora abantu bose ku isi, nta nubwo ari n'itorero ryayo gusa. Nubwo Satani asa n'uwifatiye isi, ariko igitabo cyera nicyo kiyobora abagize itorero ry'Imana ku isi. Ni igitabo kigomba kwiga uhereye mu bwana. Niyo mpamvu twabonye n'abana bari kutwigisha mu rurimi rw'Igifaransa. Ni igitabo kigomba kwigwa mu bugimbi ndetse no mu gihe cy'ubukure. Donc Bibiliya yahawe abantu nk'ihishurwa ry'Imana ubwayo. C'est pourquoi Bibiliya ariyo rufatiro rwo kwizera kw'abagize itorero ry'Imana ku isi. Aha naho tumere nk'abiga imbere gatoya, tugere ku ngingo ivuga ngo ikimenyetso cy'itorero ry'Imana ku isi ni ikihe? Ikimenyetso cy'itorero ry'Imana ku isi ni ikihe? Igisubizo cyahuranije gitangwa na Kristo ubwe muri Yohana 13:34 kugeza 35, aho avuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko mukundana. Ntabwo dutegetswe gukundana uko twishakiye gusa, ahubwo dutegetswe gukundana dukurikije uko Yesu yadukunze, kumwigana. Uko Yesu yadukunze niko dukwiriye gukundana. Ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana.
ibyo nibyo bose ikimenyetso gihamiriza abari mu isi ko iri ari itorero ry'Imana ihoraho harimo amagambo avuga ngo nyuma y'isukwa ry'umwuka wera abigishwa nyuma yo gusukirwa umwuka niho ahantu niho hakunda gusaba n'abantu benshi. Kristo yahamagaye abantu, yarabatoranije, arabahamagara, abanza kubagira abigishwa be, nyuma aza kubaha umurimo we, ariko kugira ngo bawukorane precision abanza kubaha umwuka wera. Nabo rero bajya mu isi babanza ubutumwa bwiza babwiza abantu kandi bakora umurimo wemewe n'Imana. Hano rero usanga abantu benshi bakunze harimo ibanga yenda tuzagarukaho mu gihe cyacu kugira ngo tujyane n'igihe. Nyuma yo guhabwa umwuka wera rero, icyari gishishikaje itorero ry'Imana kimwe rukumbi cyari agakiza k'imitima. Niko dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa rwose. Intumwa zishimiraga umunezero w'ubumwe bw'abera. Abera bari bafite ubumwe bwuzuye, ariko bubyara urukundo rushyushye rwanyuraga imitima y'intumwa. Niko dusoma, kuko abagize itorero muri rusange bari abantu barangwa no kugirira abari mu isi impuhwe, bakitangira ibyo ari byo byose byo kubagirira neza, kandi bakabikora batagamije inyungu, bafite icyifuzo kimwe gusa: kwitangira ukuri no kukugeza ku bantu Imana yaremye. Iyo dusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, icyo gitabo ntari kwibuka ipaji yacyo, nasomyemo ijambo ry'ingenzi cyane rivuga ngo bahishuriraga mu mibereho yabo ya buri munsi urukundo Umukiza yari yarabategetse kugira, kandi bakihatira kurubyutsa no mu mitima y'abandi. Uyu niwo murimo cyo kimenyetso kiranga itorero ry'Imana, kurangwa n'urukundo Kristo yategetse itorero kugira. Ni urukundo rwo kugirira abari mu isi impuhwe, kwitangira ibyo kubagirira neza byose, kandi bikabikora nta nyungu rigamije. Nta wundi muntu wakora ibi bintu mu isi uretse itorero ry'Imana. Ibi bikorwa by'ubugira neza bikorerwa abatabikwiriye gusa kugira ngo nabo bagubwe neza. Niyo nzira ukumva Imana yashimye ko ari urugurira muri ibi bikorwa rubyutsa urundi mu mitima y'abandi bantu. Kandi ibi bikorwa byera nibyo birarikira bari kujonga itorero ry'Imana ihoraho. C'est pourquoi ikimenyetso cy'itorero ry'Imana ku isi ni urukundo. Ni urukundo rutaboneka mu ishyanga iryo ari ryo ryose, mu bwoko ubwo ari bwo bwose, mu gihugu icyo ari cyo cyose, mu muryango uwo ari wo wose. Ni urukundo ruboneka mu itorero ry'Imana gusa, nta handi warubona kuko rukomoka kuri Kristo. Noneho uru rukundo nirwo kimenyetso abari mu isi bose bagomba kumenyeraho ngo iri ni itorero ry'Imana ku isi. Twigira imbere gatoya ku ngingo ivuga ngo impano z'umwuka mu itorero ry'Imana ku isi.
dusoma Abefeso igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza 11 haravuze ngo amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu Imana. Murumva ko impano zitukomoka kuri Kristo. Niwe wahawe na se kugabira abantu abagize itorero impano. Umurongo wa 11 uravuze ngo nuko bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Aha hantu izi mpano se zatangiwe iki? Nimusoma ku murongo wa 12 haratubwira ngo izi torero zatangiwe gukomeza umubiri wa Kristo niwo torero, kugira ngo itorero rikomere ryunga ubumwe ribe impuzankano. Imana yatanze impano kubwo kurokora igihe. Yenda ahangaha tuzahagaruka cyangwa namwe muzakore ubushakashatsi bwimbitse, muzasanga Bibiliya ivuga ko abagize itorero bose uhereye kuworoheje ukageza kukomeye, uretse ko abo twibwira ko aribo bakomeye aribo bari inyuma y'abandi, abo twibwira ko boroheje akaba aribo bari imbere y'abandi ku Mana. Abagize itorero bose buri wese yahawe ikimwerekana nk'umwuka kubw'inyungu rusange zaryo n'iz'abari mu isi bose. Donc aha naho tumere nk'abagiye imbere, kuko nubwo abizera batandukanye ariko bose barema umubiri umwe. Bafite impano, nubwo bafite impano zitandukanye ariko zose ziyoborwa n'umuntu umwe. Izi mpano nazo zirahindukira uku kubamagirirane kw'abagize itorero niko gutuma riba umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Tugeze ku ngingo zikomeye, nuko tugera ku ngingo zikomeye ariko n'igihe kiri kudusiga. Ingingo tugezeho ni ingingo ivuga ngo ni iyihe gahunda yo gukemura ibibazo mu itorero ry'Imana ku isi. Aha muhazirikane cyane, ni iyihe gahunda yo gukemura ibibazo Imana yatanze mu itorero ryayo ku isi. Turasubiza iki kibazo dukurikije Bibiliya. Mu itorero ry'Imana ihoraho ibibazo bikemurwa mu buryo bubiri butandukanye. Ibibazo by'ibyaha no gutumukirana n'izera bikemurirwa hagati yabo cyangwa mu matorero yabo hakurikijwe Matayo 18 umurongo wa 15 kugeza 17. Matayo 18 umurongo wa 15 haravuze ngo mwene so nakugirira nabi ugenda umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Iyi nama Mose yari yarayihaye Abisirayeli mu gihe cye. Mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 17 ahavuga ngo ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha kubwe. Iyi nama ya Mose niyo Kristo yagarutseho muri Matayo 18 umurongo wa 15 aho avuga ngo mwene so nakugirira nabi umusange umumenyesha icyaha cye mwiherereye, kandi nakumvira uzaba ubonye mwene so. Uyu murongo umunyamigani yawugarutseho nawe aravuga ngo ntukihutire kuburanya mugenzi wawe, yagutsinda wakorwa n'isoni hanyuma ukabura ukugira.
ahubwo mwikiranure muri ukwanyu, handi avuze ngo umusange mwiherereye, kandi ntukabitarange kugira ngo ubyumva atazakugaya, kandi umugayo wawe ukazaguhamaho. Iyo ni Imigani 25 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Yakobo nawe yagarutse kuri uyu murongo aravuga ngo nuriya wo mu Balewi. Yesu yabugarutseho, umunyamigani awugarukaho, na Yakobo awugarukaho. Aravuga ngo muri Yakobo 5 umurongo wa 19 kugeza 20 aravuga ngo bene nihagira umuntu muri mwe bavuye mu kuri undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. Aha arabajyana mu wundi murongo wa 2 uvuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Iyo ni Matayo 18 turiho, ariko kuri faze ya mbere ivuga ngo umusange, nuko umusanga mu mbaraga y'urukundo, kugira ngo urukundo rwawe nibura rubyutse urwe, haboneke kugaruka kuwayobya inzira. Matayo 18 umurongo wa 6 baravuga ngo ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3. Aha Kristo yireferaga mu byo Mose yari yaravuze mu gihe cye, ubwo yabwiraga Abisirayeli mu gutegeka kwa 2 umurongo wa 19 umurongo wa 15 ngo uwo mugabo umwe ntazahagurutswe no gushinja umuntu gukiranirwa cyangwa icyaha uko kiri kose, guhamya ko abagabo 2 cyangwa 3 niko gukomeza ijambo ryose. Aha mukurikirane neza, birashoboka ko izi mbaraga z'abantu barenze umwe, 2 cyangwa 3 zihurijwe hamwe zishobora gutsinda kuruta uburyo bwa mbere uyu muntu yakoresheje. Kuba aba bantu 2 cyangwa 3 ntaho babogamiye kandi ntaho bahuriye n'ikibazo, bizatuma inama zabo zigira uburemere kuri uyu muntu uri gusangwa. Noneho umurongo wa 17 uravuga ngo kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Aha ngaha rero bigeze muri faze ya 3, iya mbere, iya 2, iya 3. Uzabibwire itorero. Iyo bimaze kubwirwa itorero, abizera bose nk'abagize umubiri wa Kristo cyangwa nk'abahagarariye Kristo, inshingano yabo ni uguhuriza hamwe amasengesho no kwinginga gukoranywe urukundo, bagamije kimwe gusa, gukira k'uyu muntu. Niko dusoma rwose. Ndetse umwuka wera handitswe ngo yumvikanisha ijwi rye binyuze mu bagize itorero, akamurarikira kugarukira Imana. Nibyo burya bivugwa mu rwa 2 rw'Abakorinto 5 umurongo wa 20. Iyo umuntu yanze iyo mpano rero, akanga uko kwinginga k'umwuka wera binyuze mu itorero ry'Imana ku isi, handitswe ngo abaciye umurungu umuhuza na Kristo kandi yitandukanije n'itorero ry'Imana. Uhereye ubwo Kristo aravuga ngo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro.
nyamara iyo ukomeza gusoma imirongo ya Bibiliya tutari buzane yose kubw'igihe, uyu muntu wamaze kwitandukanya n'umubiri wa Kristo ari wo torero, handitswe ngo ntagafatwe nk'uwageze aho imbabazi z'Imana zidashobora kumugeraho, ahubwo bene se bahoranye mbere aho kumusuzugura no kumwirengagiza bazamugirire neza, bamugirire imbabazi nk'intama yazimiye Kristo agishaka kugarura mu mukumbi. Donc uku niko Matayo 18 ikoreshwa mu itorero ry'Imana ku isi. Kuko intama yazimiye ntabwo Kristo yigeze ayireka. Iyo yarabagiriraga hose yakomezaga kwireshya akoresheje inzira zose z'urukundo rwe. Ubwo buryo nibwo bukoreshwa n'itorero kuri uyu muntu wamaze kwitandukanya naryo. Reka tujya kuri B y'uburyo itorero rikemura ibibazo byaryo ku isi. Ibibazo by'imirongo cyangwa by'imirongo itumvikanweho bikemurwa hakurikijwe ibyakozwe n'intumwa 15. Mumenye gutandukanya ibi bintu neza abagorozi n'abantu b'Imana bari kutwumva. Itorero ry'Imana rikemura ibibazo byaryo mu buryo bubiri butandukanye. Iby'abantu bapfa byo guhemukirana n'ibyaha bikemurwa hakurikijwe Matayo 18:15 kugeza 17 nk'uko tumaze kubibona. Noneho ibibazo by'imirongo itumvikanweho bikemurwa hakurikijwe ibyakozwe n'intumwa 15. Ahangaha tubwirwa ko nubwo amatsinda y'abizera atataniye mu gace kagari cyane cyangwa se mu bihugu bitandukanye, bose bagomba gukorera mu bumwe bwuzuye, niko dusoma. Kubw'ibyo igihe havutse impaka mu itorero runaka nk'uko byigeze kubaho mu Antiyokiya, noneho abakristo bakananirwa kumvikana ku ngingo igirwa impaka, umwuka yarandikishije ngo ntibakwiriye kwemera ko izo mpaka zibyara amacakubiri yo kubatandukanya, ahubwo icyo kibazo cyangwa iyo ngingo ijyanwa mu nama nkuru izwi nka conference generale y'umubiri wose w'abizera. Hano muhumvirize neza, iyo bavuze conference generale baba bavuze umubiri wose w'abizera, ntabwo ari ingingo zimwe cyangwa urugingo rumwe. Amakurikire cyane, kuko uyu mubiri wose w'abizera ugomba kuba ugizwe n'intumwa zatoranijwe n'amatorero atandukanye aho ubutumwa bumaze kugera, ugizwe n'intumwa, abakuru b'itorero, abigisha ndetse n'abizera bafite uruhare rukomeye mu matorero yabo, aribo batoranywamo aboherezwa muri iyo nama nkuru kugira ngo buri torero ryose ribe rihagarariwe n'umuntu. Noneho iyi nteko nkuru niyo ishinzwe ubumwe bw'abagize itorero ry'Imana ku isi, kandi nayo ibikomoye kuri Kristo, ibereyeho kuburizamo imigambi ya Satani yo guca ibice mu itorero ry'Imana ihoraho. Iyo bigenze bityo, noneho imigambi ya Satani yo gushaka guca ibice mu itorero runaka ihura n'imbaraga zihurije hamwe z'abakristo bose
maze umugambi yari yateguye wo gucamo kabiri itorero ukaburizwamo. Uko niko bigenda. Ahantu ndahasubiramo gute? Icyo kuzirikanwa ni iki? Ntabwo dukwiriye kwitiranya inama nkuru y'abagorozi ariyo conference generale y'abagorozi na conference generale y'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ariyo muryango mukuru uyobora iryo torero ku isi ufite icyicaro gikuru i Washington DC, kugira ngo hari byumvikane neza. Ahubwo conference generale y'abagorozi ni inama nkuru ihura gusa iteranijwe no kwiga ishingiro ry'ubutumwa bwiza mu buryo bwimbitse ndetse no gutegura gahunda y'ibwirizabutumwa ku isi. Ntabwo rero yigera ihura no gukemura ibibazo byagenewe kurangizwa na Matayo 18. Wumvikane neza cyane. Conference generale ariyo nama nkuru y'abagorozi ndiyiga ku bibazo birebwa na Matayo 18, ahubwo iterana kugira ngo yige ishingiro ry'ubutumwa bwiza mu buryo bwimbitse, byo bita les biens fondés de l'évangile, ndetse no gutegura gahunda zo kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Niyo mpamvu kandi igomba kuba igizwe n'intumwa, abakuru b'itorero, abigisha n'intumwa zavuye mu matorero atandukanye aho ubutumwa bwiza bumaze kugera. Donc abadelege b'ayo matorero nubwo yaba adafite intumwa, abarimo abantu bafite uruhare rukomeye mu matorero yabo ashobora gutuma muri iyo nama nkuru. Yitwa rero conference generale, ari uko ihurije hamwe n'ubundi umubiri wa Kristo, niwo torero ry'Imana ku isi. Noneho ahantu tumere nk'abavuye tugere ku mikoreshereze y'umutungo w'itorero ry'Imana ku isi. Aha hantu ndagerageza kuhavuga hari mu magambo kugira ngo ngende ukora igihe cyanjye, ariko ni cyane. Umutungo w'itorero ry'Imana ku isi ukora ibintu bibiri by'ingenzi, niko ijuru ryabigenye. Icyambere ni ugufasha abakene, imfubyi, abapfakazi n'abari mu kaga. Icya kabiri ni ugushyigikira umurimo w'ibwirizabutumwa n'abawukora. Ibintu bibiri bikomeye kandi by'ingenzi. Iyo dukurikira Bibiliya, ndi gushaka kugana umusozo kuko ntabwo niko bimeze. Iyo uyu mutungo ukora ibintu bibiri by'ingenzi ku isi kuko tumaze kubivuga, hakurikijwe Bibiliya, ubwo Kristo yari hano ku isi, uwitwa Yuda niwe wari umubitsi w'umutungo w'itorero. Ubwo yasubiraga mu ijuru asigaye abigishwa b'umurimo ngo ukomeze ku isi, intumwa nizo zari zishinzwe kwakira umutungo w'itorero no kuwugabura. Umurimo umaze gufata injyana nziza ndetse abizera batangiye kugwira, intumwa zashyizeho gahunda y'abadiyakoni, abaribo bashingwa kwakira no kubika umutungo w'Imana ku isi, umutungo w'itorero ry'Imana ku isi, ariko mu matorero yabo bwite. Noneho umurimo umaze kugera mu bihugu bitandukanye kandi hatangiye kubaho imikoranire mu rwego mpuzamahanga,
inzara yarateye ku ngoma ya Kilawudiyo, noneho haboneka uburyo bwa mbere bwo kohereza imitungo mu bindi bihugu ku bihugu bitandukanye. Mu isonzoranya rusange ry'ibi bihugu byagiye bikora, dusanga ko umutungo ujyanwe y'amakenari haba imbere mu bihugu cyangwa hanze yabyo ntabwo wajyanwagayo n'abadiyakoni oya, ahubwo wajyanwagayo n'abashimiwe muri izo nama zahuje amatorero atanze uwo mutungo, kandi abo ashimye gutuma bakawushyikiriza abayoboye umurimo w'Imana muri ako karere bawoherejemo. Noneho kuko amatorero afite abadiyakoni nabo bagahabwa umutungo ugenewe buri torero kugira ngo bawugabure buri wese ahabwe icyo akennye kuko byanditse. Dusoma igihugu cyohereje umutungo mu kindi gihugu cya mbere ku isi ni Turikiya. Icyo gihe yari muri Siriya, ni Antiyokiya, nibo bohereje umutungo i Yerusalemu, ariko batumye uwitwa Barunaba na Sawuli, intumwa ebyiri zakoraga mu bihugu by'abanyamahanga, nizo zikorejwe uyu mutungo ngo ziwujyane i Yerusalemu. Noneho Pawulo abonye ko i Yerusalemu hari inzara iremereye, atangira umurimo wo gukangurira amatorero mu banyamahanga kugoboka abo ba Kristo bari mu kaga k'inzara. Noneho kugira ngo umurimo we utabaho umugayo, kuko yatabarizaga ab'i Yerusalemu yaturuka, amatorero mu banyamahanga mushakira abantu babiri bo gufatanya nawe icyo gikorwa kugira ngo umurimo we utabaho umugayo, niko dusoma. Abo nibo yatumye i Korinto bahaye urwandiko rwanditswemo ngo Timoteyo, uwo nguwo ni mugenzi wanjye, ni intumwa mugenzi wanjye, ariko abo babiri bari kumwe nawe ni intumwa z'amatorero zihimbaza Kristo. Ni ba bandi bari baratoranirijwe gufatanya na Pawulo gukangurira amatorero mu banyamahanga kugoboka abakristo b'i Yerusalemu bari mu kaga k'inzara. Nuko igihe cy'isonzoranya ry'uwo mutungo kigeze, Pawulo yarababwiye ngo abo muzashima nibo bazajyana umutungo wanyu i Yerusalemu, kandi nanjye nzabatuma mbahaye inzandiko. Yarakumbuye ab'i Yerusalemu, yashakaga kubohereza inzandiko, yibwiraga kuzaboneka muri iriya sonzoranya akabaha inzandiko bazajyana i Yerusalemu bajyanye uwo mutungo. Ageze muri izo nama, uwo zashimye gutuma i Yerusalemu yabaye Pawulo, niko dusoma. Noneho ni nabyo asoma, ni nabyo turangirijeho mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 25. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 25 niho tugiye gusoreza. Turagira ngo hepfo gatoya ku murongo wa 31 haravuze ngo, ndetse wa 33 haravuze ngo, ariko none ndagiye Yerusalemu kugaburira abera. Uyu ni Pawulo. Kuko ab'i Makedoniya na Akaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mu bera b'i Yerusalemu, bashimye kuzibaha kandi babafitiye umwenda, kuko ubwo abanyamahanga basangiye iby'umwuka byabo bafite umwenda wo kubafasha mu by'umubiri. Nindangiza ibyo maze kubashyikiriza neza izo mbuto z'ubuntu, nzavayo nyuri iwanyu njye Hispaniya. Aho ni muri Espanye, aho kuri uwo mugabane wanyu w'Uburayi. Kandi nzi yuko ubwo nzazaho muri, nzazana umugisha wa Kristo gwiriye. 30 Nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo
no kubw'urukundo ruva ku mwuka, ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana ngire ab'i Yudaya batayumvira, kandi kugira ngo imfashanyo njyanye Yerusalemu zishimwe n'abera. Mbona uko nzaho muri nishimye Imana nibikunda nduhukane namwe. Imana nyiramahoro ibane namwe mwese. Harangiye havuga ngo amen. amen. Gusoza rero, aho dusoreje rero ni ahangaha. Hakurikijwe Bibiliya, abadiyakoni nibo bashinzwe umutungo mu matorero y'iwabo, ni ukuvuga babarizwamo. Iyo igihe cy'isonzuranya rusange kigeze, abadiyakoni bahurira n'intumwa n'abakuru b'itorero n'abandi bizera bafite umurimo w'Imana ku mutima mu nama y'isonzuranya, noneho amakuru agatangwa n'amakene. Isaha yo guhuza umutungo yagera, ugahuzwa na ba badiyakoni bakuye umutungo mu matorero y'iwabo. Noneho umutungo ujyanwa iyo amakene ari, ujyanwayo n'abashimiwe muri izo nama zisonzoranije uwo mutungo, kandi bawugeze iyo ugashyikirizwa abahagarariye umurimo w'Imana muri ako gace cyangwa muri ako karere. Maze kuko amatorero yawo afite abadiyakoni, umutungo umaze kugabanwa ugashyirwa mu biganza byabo kugira ngo bagaburire abagenerwa bikorwa, buri wese ahabwe ibikwiranye n'ubukene bwe. Uko niko gahunda y'umutungo w'Imana igenda ndetse n'imikoreshereze yabo. Icyo twaganiraga rero ni imyubakire y'itorero ry'Imana ku isi. Twagaragaje gusirivora kugira ngo turokore igihe, kuko ni icyigisho kiba kiremereye, ariko ndarikira mwese kukimbikamo no kugisobanukirwa, kuko ntabwo waba mu bintu utazi. Noneho rero Imana y'amahoro ishimirwe mwebwe abera bayo, kandi ishimirwe ukuri yaduhaye. Ikiruta byose ishimirwe Kristo umutware wacu gusumba byose. Icyubahiro kibi cyayo kuko yadukunze rwinshi, kandi kibi cya Kristo waducunguriye kuba abana bayo, kibe n'icy'Umwuka Wera utuyobora no kudushyigikira mu rugendo, kugira ngo tuzasohore amahoro mu izina rya Yesu. Amen. amen.